Visi Perezida w'umutwe w'abadepite Eda Mukabagwiza ubwo we n'itsinda yari ayoboye bari mu rugendo rwo gusura inganda mu karere ka Musanze. Eda Mukabagwiza we n'itsinda rye ry'abadepite bakinjira mu ruganda rwa Winazi rukora amachipusi mu birayi, batunguwe n'umunuko ndetse n'amasazi basanze ari gutuma muri urwo ruganda. Uyu munuko ndetse n'amasazi abakozi bo muri uru ruganda rwa Winazi bavuga ko bibabangamiye bitewe nuko bituruka mu biraro byororerwamo inkoko byegeranye n'uruganda rwa Winazi. Izi nkoko zirabangamye cyane hano dukorera, namwe murabibona cyane nk'uyu munsi murahageze Musanze turi gukorera muri office, ariko amasazi n'amasazi ndi kuyabona naho amasazi tuba turwana nayo hari turi gukora muri office. Ikindi umwuka rukuntu uturuka hariya uturuka mu rugo ubona ikirere kimeze neza nta kibazo, ariko waba ukigera hano ukumva umwuka uteye ubwoba. Akenshi dukunda abaturage bakunda no kwitubaza akatubwira ngo ko mukora ibyo kurya uwo mwuka uturuka iwanyu cyangwa uturuka mu nkoko gute mukora ibyo kurya, ariko ahantu mukorera akaba turuka umwuka umeze gutya. Ubwo gute nyine mamwizeye gute marketing y'ibyo mukora n'uwo mwuka uturuka iwanyu? Uburyo uyu mwuka mbona utubangamiye nuko ahantu dukorera mu by'ukuri ibintu byo kurya usanga byo umuntu yahinjiye akahita yumva iyo oderi ituruka hariya, ashobora gukeka yenda ko bishobora kuba biri iwacu, kandi mu by'ukuri n'ibyo abaturanyi sinzi yenda niba hari icyakorwa kugira ngo yenda icyo kintu kigabanuke, ariko ntekereza ko biramutse bigabanutse uwo mwuka ukabugabanuka byadufasha kurushaho kugira ngo iyo oderi mbi ituruka hino mu baturanyi ye gukomeza kudusiga isura mbi mu byo dukora kandi ari byo kurya mu by'ukuri. Nubwo abakozi bo muri uru ruganda bagerageza gutera imiti yica amasazi ngo bisa naho ari iby'ubusa kuko adashira, hakiyongeraho n'umunuko uturuka mu matoto y'izo nkoko uba wiganje mu ruganda. Natwe dukoresha uburyo bwo kugerageza gutega nk'ayo masazi, tukashaka uburyo dukora imitego, ariko mu by'ukuri tubona habaye icyakorwa yenda bigakumirwa byarushaho kuba byiza kurushaho, kuko ubu twongereye inshuro baza gukora baza kuduterera imiti kugira ngo tureke amasazi yagabanye, ariko still amasazi yabaye amasazi hano n'umwuka mubi. Ku ruhande rw'ubuyobozi bw'umurenge wa Gacaca ari nawo barizwa muri uru ruganda ndetse n'ubu bworozi bw'inkoko byegeranye, umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge yagaragarije abadepite ko hari n'abandi baturage bagera kuri 5 bandikiye ibaruwa umurenge basaba kurenganurwa kuko umunuko ndetse n'amasazi bibasanga mu ngo zabo. Ejo munsi n'uyu mugoroba ejo saa 10 anakiriwe n'Rwanda n'abaturage bwabo bavuga ko hari abaturage nk'abatanu barwa imwe bayisinyaho bavuga batira kabiri ayizanye nka saa 11 n'igice cy'umugoroba, bavuga bati hari ikibazo cy'umwanda kirimo kuba y'ukwezi kose. twapanze kw'ikimero gitaha y'amagara n'imeze ko abantu bose barora inkoko ntabwo bahegereye. Radio na televiziyo Flash mu gushaka kuvugisha uwororera inkoko impande y'uru ruganda ntibyadukundiye kuko nimero baduhaye inshuro twazihamagaye ntizigeze zicamo. Gusa ku rundi ruhande abadepite ubwo babonaga iki kibazo basabye ubuyobozi bw'umurenge gufatanya n'ubw'akarere mu gushakisha uhakorera ubworozi bw'inkoko kugira ngo harebwe icyakorwa aya masazi ndetse n'umunuko bibashe kuba byacika. Umuhoza Honore, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.